Igihe kimwe hari umudugudu muto wari uherereye impande y'inyanja. Umuntu wese yarabayeho neza yishimye, abenshi bakundaga gusenga mu rusengero rwari aho ngaho. Umunsi umwe mu gihe cy'imvura, imvura yaraguye cyane, amazi y'inyanja atangira kuzamuka atera n'umwuzure. Umudugudu utangira kurengerwa. Abantu bose batangira kwimuka no kwimura ibintu byabo, bahunga bajya ahantu hari umutekano. Umugabo umwe yirutse muri urwo rusengero, yihuta ahantu hari umwigisha wizeraga Imana cyane. Arangije aramubwira ati, amazi y'umwuzure yinjiye mu nzu zacu, yatangiye kwinjira no mu rusengero. Tugomba rero kuva muri iki cyaro mu gihe gito kitararohama munsi y'inyanja. Arongera aramubwira ati, umuntu wese ari kujya ahantu hizewe hari umutekano, ugomba rero nawe kuza tukajyana. Nuko wa mwigisha abwira uwo mugabo ati, ntabwo ndi umuhakanamana nkamwe mwese, kandi nizera Imana byuzuye. Nizeye Imana kandi ko izankiza. Sinzasohoka muri uru rusengero, ushobora kwigendera nta kibazo. Nuko wa mugabo arigendera. Bidatinze urugero rw'amazi rwatangiye kuzamuka mu rusengero. Wa mwigisha yurira ku meza. Nyuma y'iminota mike, umugabo ufite ubwato yaje kumutabara amubwira ati, nabwiwe n'abaturage ko ukiri mu rusengero, bityo naje kugutabara, ndakwinginze ngwino mu bwato ngutabare. Ariko wa mwigisha yongera kumuha impamvu imwe niyo yahaye wa mugabo. Wa mugabo ufite ubwato nuko nawe arigendera ajya gutabara abandi. Uko igihe cyakomeje kugenda, amazi yakomeje kuzamuka agera ku gisenge. Nuko wa mwigisha yurira hejuru y'urusengero, ari nako akomeza gusenga Imana ngo imukize. Bidatinze kajugujugu yaraje, bamanura urwego rw'umugozi bamusaba kuzamuka no kwinjira muri kajugujugu kugira ngo amujyane ahantu hizewe hari umutekano. Ariko wa mwigisha yanze kugenda, yongera kumuha impamvu imwe niyo yakomeje atanga. Nuko kajugujugu nayo yigira gufasha abandi. Amaherezo igihe urusengero rwarengewe n'amazi, wa mwigisha yubitse umutwe maze atangira kwijujuta ati, nyagasani, nagusengeye ubuzima bwanjye bwose kandi nkomeza no kukwizera, kuki utaje kunkiza? Nuko Imana imubonekera imbere ye, nuko arangije aramwenyura ati, nari mbizi ko uraza kunkiza. Nuko Imana irangije aramubwira ati, yewe mugabo utazi ubwenge, naje kugukiza inshuro 3 zose. Naje niruka mu rusengero bwa mbere ndi kugusaba ngo uze ngutabare uva aho hantu hagiye kurimbuka uza ahantu hari umutekano, ariko wanga kunyumva. Naje mfite ubwato kandi ndetse naje na kajugujugu, hose ntiwamenye. Ikosa ryanjye ni irihe niba utanzi? Umwigisha yamenye ikosa rye, arangije asaba imbabazi z'uko yabonye amahirwe inshuro 3 zose yo kujya ahantu heza hafite umutekano, nuko akabyanga. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, amahirwe aza tutabizi, cyane cyane akazira no mu bintu tutakekaga, nuko tukananirwa kuyabona, tugakomeza twijujuta ko ubuzima nta mahirwe bwaduhaye ngo tuzabashe kuzamuka natwe dutere imbere nk'abandi. Buri gihe uzajya ufata amahirwe yose ubonye, ukoresha ubwenge kugira ngo ubone ay'ingirakamaro, azagufasha kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye kuba ufashe umwanya wawe ukareba ino video. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa ukaba utarakora subscribe, wakanda aho handitse subscribe, tukajya tubana mu zindi video nyinshi nziza cyane tuzatubagezaho mu minsi iri imbere, dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi zidufasha no kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Mwari kumwe nanjye King F, mukomeze kugira ibihe byiza.